nibigera ku busambanyi ikintu kizagufasha mu kwiruka bikorwa mu buryo bwinshi. Umugore wa general reka dukoresha amaterime y'ubu akubwira ati afata kana kakanyagana kagacakara iwabo ari kure akubwira ati ngwino mu cyumbi wanjye. Uzi ko warwa yabwira ati baba we ibi ni by'Imana yarambwiye. Abyumvise nka rubyiruko nimutiruka ntago inzira zanyu zizera, ariko nimwiga strategy yo guhunga ko Paulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo hunga irari ry'iki rya gisore. Hari ahantu irari rya gisore udafashe ngo uyabangira ingata yakwica kuko nta mbabazi. Numva byanze uzirukire mu mbere y'Imana usenge ufate nka yingahe wiruke, ibyo bizagufasha kubaho wejeje. Abanyeshuri bishimye, habayeho gushima Imana, habaye umwanya wo kuramya Imana, kandi twari dufite abakozi b'Imana babuje ubwenge bw'Imana ku buryo baganirije urubyiruko amagambo y'ubwenge. Waganiriza urubyiruko ruri hano kuri aya magambo. Murakoze cyane, ndabanza gushimira ubutumire mwakoze kudutekerezaho mukadutumira mu itorero kandi mukadutumira kuganira n'urubyiruko n'abajeunes n'abakuze. Nabonye namwe mwagize neza kwemera kuba abajeunes, kuko buriya yuje mu bajeunes nabo babaye umujeunes. Ubwo rero ababyeyi mbona namwe muri abajeunes, Imana ibahe umugisha. Iyi ni inyigisho nziza cyane, cyangwa se ni insanganyamatsiko nziza mwatoranyije. Umusore azeza inzira ze ate. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Zaburi 119:9 bavuga uburyo azazeza, bavuga ngo azazezesha kwitondera ijambo ryawe. Nicyo gisubizo batanze, kandi ntago ndi bujye kure yaryo, nukumvira icyo Imana yategetse. Umusore azeza inzira ye ate igihe Imana ariyo ashyize imbere, igihe Imana ariyo muyobozi w'ubuzima bwe. Iyo Imana yamaze kuba umuyobozi w'ubuzima bwawe, ikaba ariyo umusingi w'ubuzima bwawe, biba birangiye. Iyo umaze kuvuga ngo Mana ni wowe nzumvira, Mana ni wowe nzakurikira, Mana nzakora icyo usabye, Mana nzagendera mu nzira zawe, uba wamaze kweza inzira zawe nk'umusore. Ikibazo nuko muri kino gihe hari ibindi bintu byinshi bihamagara abasore, ijwi ry'ibyo bintu rikaruta ijwi ry'Imana. Iyo rero ijwi ry'ibindi bintu riruse ijwi ry'Imana, urayoba cyangwa se urata. Rero umusore azeza inzira ze igihe Imana ariyo igenga ubuzima bwe, atari ukubivuga gusa, ahubwo bikaba mu buzima bwe. Ati Imana, urabizi ko Imana ibera hose, Imana ibera hose, uvuga ngo ukaba uzi ko ahantu hose Imana ikureba, kandi ugomba kuyumvira. Aho pastor atari, aho ababyeyi batari, ukamenya ko Imana ihari, kandi ugomba kuyumvira, ugakora ibyo gusaba. Icyo gihe inzira zawe zikomeza kuba zejejwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mu gihe uzi ko Imana ikurutira ibintu byose, kuko hari igihe amafaranga, hari igihe icyubahiro, hari igihe sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina, kuko nabyo ni ibintu byeze. Hari igihe style, kujyana n'ibigezweho, biza ukumva ni byiza kuruta Imana, kuko iyo ubigiyemo ugakora ibihabanye n'Imana yavuze, uba wabarutishije Imana. Ariko igihe Imana iri hejuru y'icyubahiro cyose wabona, Yesu ashimwe. Mu gihe Imana iri hejuru y'amafaranga yose watekereza wifuza, mu gihe Imana iri hejuru y'ibyishimo byose, kuko sex bamo ibyishimo, ariko avuga ngo nubwo umubiri ushimashima unyereka ko ari byiza, ariko Imana iruta ibi. Icyo gihe inzira zawe zikomeza kuba
nziza. Mu gihe abandi bajene mo baravuga ati wowe uri igicucu rimbwa ntacyo umaze, Imana ikakurutira urwo rungano rugutuka ruguheza ko yakudakora nk'ibyarwo, icyo gihe inzira zawe zikomeza kuba zejejwe. Mu yandi magambo, igihe Imana ariyo uha agaciro kuruta ibindi byose, ibi kubivuga biroroshye, ariko iyo bigiye mu buzima busanzwe usanga natwe abapasiteri n'abakozi b'Imana hari igihe agakiza bagashyira ku ruhande kubera inyungu runaka. Icyo gihe baba bajya mu nzira itari nziza, baba bajya mu nzira irimbukira. Ariko igihe Imana ariyo wamaze kuko ni ibintu byose ni imyumvire, iyo wamaze kumva yuko Imana ukabishyira mu mutima wawe yuko nta kindi kintu kizakurutira Imana mu buzima bwawe, bita byikora, inzira zawe zikomeza kuba zejejwe. Reka dusome inkuru y'umugabo witwa Yosefu, murayizi, mu Itangiriro ibice 39. Ni urugero ngenderaho cyane rw'umuntu wagerageje kweza inzira ze kandi akiri umusore. Aravuga ngo hanyuma y'ibyo, murongo wa 7, nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Mwumvise umuntu amubengutse? Nyirabuja. Maze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. Umva hano nashakaga. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura kuri nde? Kuri Potifari? Nibyo ari kuba acumuye kuri Potifari. Ariko we ntago yarebye gusa, ntago icyatumye ataryamana na nyirabuja ari Potifari. Nubwo yamwubahaga, yabanje kubwira ati yamaye byose, ariko nacumura gute ku Mana? Haleluya, haleluya. Nabitinyuka gute? Ariko mwumva umuntu wari wamusabye kuryamana nawe, byonyine no kujya nyokobuja gusuhuza ni ikintu gikomeye. Noneho haramubwiye ngo ngwino turyamane, nuvuga ngo buriya namusezeranyije ibintu byinshi nubwo birita bitubwira. Ariko muri we navuze ngo ni ikintu ubanza ugashyira mu mutwe wawe ukacyemera yuko ntago na rimwe nta kintu na kimwe kizatuma uhemukira Imana. Natinya, nabasha nte gukora icyaha gikomeye gutyo nkacumura hehe? Ku Mana. Icyo nicyo kigoye urubyiruko. Iyo ikintu abantu bose bacyemera bita byoroha kugikora. Niba abantu bose baciye amapantaro ukabona bose bayaciye, nawe igikurikiraho ni iki? Ni ukuyica. Ariko uyica buriya bwa mbere n'uhura n'ingorane, kuko abantu bavuga ko yabasaze. Ibaze nko mu myaka nk'icumi ishize cyangwa 20, ukabona umuntu yaciye ipantaro, bari kumubwira ati ariko wibagiwe umusumari ugucira ipantaro ntiwabibonye. Ukabona ni ikibazo, siko byari bimeze. Ariko kubera ko byamaze gukorwa n'abantu bose, ukabikora utanatekereje, cyangwa se akambara ubusa, cyangwa se bakanywa inzoga, kuko hari abantu bavuga ati ariko se wowe kuki utasomaho? Kubera ko abantu bose basomaho, ukavuga ati ariko nanjye nabikora nta kibazo. Ikibazo urubyiruko rugira, ikintu abantu bose bakoze batekereza ko ari kizima. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ikintu kirimo inyungu, kubera ko urubyiruko rukunda ibintu byihuse, siko bimeze se? Iyo uvuga ngo hari imari ishyushye cyangwa se hari diru, ikintu kirimo inyungu, urubyiruko ruhita rugira gute? Rukijyamo. Ariko si urubyiruko gusa, ni abantu muri rusange. Ariko iyi Imana wamaze kumenya yuko nta kintu na kimwe gishobora gutuma uyicumuraho, uriyangira. Niko hano bavuze ngo ariyangira, avuga ngo nabasha gute gucumura ku Mana. Icyo kintu mwacyumvise? Ikintu cyafashije Yosefu ni ukumva yuko mu mutima we adagomba gucumura ku Mana. Umusore azeza inzira zate,
azazezesha kugambirira mu mutima we kudacumura ku Mana. Haleluya, haleluya. Ahantu uri hose numara kugambira mu mutima wati sinzacumura ku Mana, uzaba utangiye urugendo rwo kubaho ubuzima bwejejwe, kubera ko ntabwo uzakora ibihabanye n'iby'Imana igutegeka. Iki rero nicyo cyafashije Yosefu. Ariko ku murongo wacu bavuga ngo akajya bibwira Yosefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa gabane nawe. Ikindi cya kabiri kigora urubyiruko, uyu munsi ushobora kuva ahangaha wavuze ngo izi filime z'urukozasoni sinzongera kuzireba kubera ko Imana ntabwo izemera, ukafata icyemezo. Ariko uko urushaho kumva abandi babikora isubiramo, buriya nta muntu n'umwe ubatwa n'ikintu umunsi umwe, ukoraho gatoya gusa cyangwa se ubyumva gakeya gusa. Ariko uko ugenda ubyumva haba harimo umutego. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Rubyiruko, ikintu cyonyine kizatuma inzira zawe zikomeza kwera ni ukujya kure y'ikintu cyose, kutanacyegera, kubera ko uko ucyegera gahoro gahoro, uko ucyumva gahoro gahoro, uko ukireba gahoro gahoro, kigenda kikubana. Rero strategy y'umugore wa Potifari niyo iriho muri kino gihe. Yosefu yaramwangiye ariko ntiyarekera aho ngaho, ngaho akajya akomeza agira gute. Ushaka kumva kureba indirimbo y'igishegu ukavuga ati oya, uko uhindukiye kubera ko isi yangiritse ukahita uyireba, uko uhindukiye ugahita uyireba, wahindura channel ukahita uyireba, uko ugenda ubireba bikagenda bikwangiza. Icyafashije Yosefu ni iki? Rubyiruko, ibi biratuzengurutse naho nta kundi tuzabigenza. Ariko icyafashije Yosefu ngo akomeza abibwira uko bukeye ariko ntamwumvire. Icya mbere ni ukuresista, ukavuga ati ntago nubwo mubisubiramo, nubwo mu mponda singira gute sinoga. Ariko noneho umvise iyo nta mbabazi igira, izaguhiga mpaka igushaka kugufata. Ariko umugore ngo bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ngo turyamane, amusigira umwenda arahunga arasohoka. Ahangaha mu zindi Bibiliya avuga yuko amufashe ku ngufu. Noneho iyi si nta muwigira, uyu urayikwepa ariko byanze bikunze izashaka no kugufata ku ngufu. Hari igihe bazanagushyiraho pressure, bikore, nutabikora turakwirukana, bikore, nutabikora ntabwo uzongera gukora ahangaha, cyangwa se ntabwo uzongera kugira aya mahirwe n'aya. Ariko Yosefu aravuga ngo hano aravuga ngo ngabonye yuko amusigiye umwenda we, amusigiye umwenda arahunga arasohoka. Ikizafasha umusore kweza ukubaha Imana, icyo ni icya mbere. Mwacyumvise kumva kuko kubaha Imana. Icya kabiri, guhunga ibikomeza kutwibasira biza buri munsi. Ariko noneho icya gatatu ni ukwiruka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nimutiga kwiruka, Satani uri hano hanze azabafata. Hari ibyemezo dukwiye gufata bya bindi bivuga ngo ni ubuheza nguni, kuko nutabi umuheza nguni nk'urubyiruko Satani azagufata, kubera ko azakomeza kuryoshye. Niyumva uwamwangiye ashyireho imbaraga, ikizagufasha no kwiruka, cyane cyane ku cy'ubusambanyi. Uriya mukobwa uhora uguhamagara cyangwa se uriya mukobwa uhora uguhamagara, ndagukunda duhurira ahangaha, ntago arakubwira ngo muryamane, ariko arimo arakwica mu mutwe. Ikizagufasha nushaka na nimero uzagere gute, uzayibura.
kuko nudahunga uzaba. Icisha abantu benshi ni ukutiruka. Bisubiremo, nibigera ku busambanyi ikintu kizagufasha ni ukwiruka. Kwiruka bikorwa mu buryo bwinshi. Hari ukumwima umwanya, hari ukuva n'ahaba, hari no kumukwepa mu buryo bwose bushoboka. Nuhure nawe. Nabyumvise nka rubyiruko, nimutiruka ntago inzira zanyu zizera. Ariko nimwiga strategy yo guhunga, kuko Paulo yabwiye Timote, yaravuga ngo hunga irari ry'iki rya gisore. Hari ahantu irari rya gisore udafashe ngo uyabangire ingata yakwica, kuko nta mbabazi. Numva byanze uzirukire mu mbere y'Imana usenge, fate nka yingahe wiruke. Ibyo bizagufasha kubaho wejeje. Kubera iki tubikora? Abariho nsoreza kugira ngo abana nuko mu kwezi inzira z'umusore harimo umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Mu kweza, mu kubaho ubuzima bwejejwe, ntago ari ukubabwira ngo wumve n'ibintu bikakaye gusa. Umusaruro nuwuhe? Nuko iyo ubayeho ubuzima bwawe nk'umusore bwejejwe, Imana iguha umugisha. Mu yandi magambo, nubaho mu buzima bwanduye uzahomba umugambi w'Imana mwiza ku buzima bwawe. Hari umuntu watubwiye ngo Yosefu iyo yemera kuryamana na muka Potifari, yashoboraga kuba igikomangoma hariya muri iriya nzu ya Potifari. Ariko amaherezo Potifari akazabimenya, akaba yanamwirenze. Yari kuryoherwa igihe gito, umugore we wa Potifari akamwitaho, akamuha promotion, akamugira gute, akanezezwa igihe gito. Ariko nabwo urabizi yuko iminsi y'umujura ntaho byanditse, ariko icyo bishatse kuvuga nuvuga ngo ikibura gikoreka amaherezo kikagira gute, kikamenyeka. Ko biravuga ngo nawe uhisha ikibi iteka. Yari kugera igihe akabimenya, akamugirira nabi. Ubuzima bwa Yosefu bikarangirira hariya. Ariko Yosefu kubera kubaha Imana yigomwe icyo gipangu Potifari, muka Potifari ari kumwubakira aho hafi kugira ngo azabone palace, kugira ngo azagere ibwami. Haleluya. Yigomwe kuba umukomeye kwa Potifari bituma Imana imugira ukomeye kwa nde? Kwa Farawo. Urubyiruko rwinshi rwabuze kugera ku cy'Imana rugeneye kubera kutiri. Rubyiruko, niba mushaka kubona umugisha bishobora gutinda, kuko bavuga yuko Yosefu yabaye uwa kabiri kuri Farawo afite imyaka 30, kandi yaragurishijwe afite 17. Byatmaze igihe, ariko amaherezo yisanze ibwami. Ibande bashaka kwibona ibwami, muvuge ngo amen. Murashaka kwibona ibwami, mweze inzira zanyu. Niwo musaruro. Niba byarashobotse kuri Yosefu, bizashoboka nanjye iwanjye. Nakuze mu buzima bwanjye numva nifuza uko nshoboye kose, kandi ndacyari mutoya, ariko numva afite amatsiko nanjye yo kureba ejo hanjye hazaza, kubera ko nzi ko ijambo ry'Imana ritabeshya. Iyo wejeje inzira zawe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Imana igira gute? Nimushake mutahane ni numva niteguye umugisha, kandi natangiye kuwubona, ariko numva saha gusa. Icyo Imana isaba ni ukweza inzira n'inzeza nzabona. Ariko hagize icyo bita inzira ya panyi, shortcuts, ubona ibyiza ako kanya, ariko ugahomba ibirutaho kuba byiza. Rubyiruko rero, ejo hanyu ni heza, ariko so kubaha morali. Nuteza inzira zawe, ejo hawe ni habi. Ariko niweza inzira zawe uzejesheje gushyira imbere Imana no kwiyemeza kuyubahisha muri byose, ejo hawe ni heza.
hari byinshi rero birangaje urubyiruko. Ikibazo ubajije abantu ngo ikibazo gikomeye urubyiruko ni ikihe muri kino gihe, bakubwira ngo ni ibiyobyabwenge. Siko bahita bavuga, siko bimeze. Ngiye ibiyobyabwenge rero ntago ari ibingibi banywa amatabi n'iki, ndabyemera. Ikintu cya mbere kigoye urubyiruko ni ibiyobyabwenge, ariko ngewe uko nu definition y'ibiyobyabwenge, ibiyobyabwenge ni ikintu cyose gituma udakora inshingano zawe, kiba cyakuyobeje ubwe. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyose nanjye ubwanjye cyavuga ati uhuru ibiyobyabwenge niba ari abana bo ku muhanda, niba nanjye hari ikintu kimbujije gukora inshingano zanjye, icyo kintu cyitwa rubyiruko, mwirinde ibiyobyabwenge. Muzeza inzira zanyu gute? Kubaha Imana, guhunga aho bibaye ngombwa, no kwirinda ibiyobyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Filime ni ibiyobyabwenge cyangwa ntago ari byo? Kubera ko ni ushobora kumara amasaha 5-10 kuri televiziyo, kuri filime cyangwa kuri WhatsApp cyangwa hehe, ngo mbwire icyo kintu si ibiyobyabwenge. Mumbwire umuntu wakijijwe no kureba filime nyinshi, afazari uri uzisobanura, arasobanura akabona amafaranga, ariko mwebwe mwicaye mwo murazireba. Uzajya gusobanura filime agakuramo amafaranga nta kibazo, ariko ikintu mu by'ukuri kitakwinjiriza, ikintu mu by'ukuri kidatuma uba w'Imana ishaka kubaho, kubera icyo gikora, aho ngaho rero urubyiruko rwinshi rujya mu bintu mu by'ukuri Imana idashaka ko bakora. Barazeza inzira ze kubera kwitondera iki? Ijambo ry'Imana. None ijambo ry'Imana urisoma ryari? Niba utarisoma wirengagije inshingano yawe izatuma weza inzira zawe. Siko bimeze? Turi kumwe ariko? Haleluya, haleluya. Ikintu rero kizatuma utajya mu ijambo ry'Imana ni igiki? Ni ikiyobyabwenge. Ikintu kizatuma udakora business yawe ni igiki? Kubakora ni ikiyobyabwenge. Ikintu kizatuma utiga ni igiki? Ikiyobyabwenge. Ikintu cyakuyobeje ubwenge, urumva inzira zawe zikera. Hoya, Imana idushoboze. Yesu ashimwe cyane. Twigire ya mbere uvuga ati Imana natinyuka gute. Uzi yuko umugore wawe cyangwa se twe turi Mariya ashobora kuguha n'uburenganzira bwo gukora icyaha, ati giye nta kibazo, bipfa kuba bidufitiye iki? Inyungu. Ntihari abantu bajya babikora se? Wowe genda ukore gutya na gutya nta kibazo, ngewe nta kibazo rwose, n'undi banagufunga, twagize ibyaha bakagufunga nzagira gute? Nzakugemura. Ukavuga ati ibintu umugore wanjye ashyigikiye. Ariko umugore ni Imana cyangwa ntago ari Imana? Ntago ari Imana. Natinyuka gute gukora icyo Imana idashaka? Pasiteri wawe ashobora kukwemerera iki? Hari umuntu avuze ngo nakwemera gutsindwa ndi kumwe n'Imana kuruta gutsinda ntari kumwe n'Imana. Nakwemera kurya dukeya turimo Imana kuruta kugendera muri vewiti itarimo Imana. Iyo ufite iyo mitekerereze wabuzwa n'iki kweza inzira zawe? Kwa Imana niyo washyize imbere. Nakwemera kugumirwa nkamara imyaka 40 ntarabona umugabo cyangwa ntarabona umugore ndi kumwe n'Imana kuruta uko najya kwishingira ntari kumwe n'Imana. Iyo myumvire niyo ituma umusore yeza iki? Inzira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hari icyo musigaranye? Umusaruro nawo wundi ni umugisha. Bene data, Imana yiteguye kubaha umugisha nimugendera mu nzira zejejwe. Nakire neza ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari icyo mukuyemo? Njye nkuyemo byinshi. Pastor Emmanuel ari kuvuga nagenda nkurura nkakura n'ubuzima bwanjye bati kantu ngomba kukwinjizamo. Ariko uzi Yosefu imbere mu ka Potifari, uzi kugira ngo nyoko buja umugore w'umugabekazi, umugore wa generale kadukoresha amaterime y'ubu, akubwira ati afata kana kakanyagana kagacakara iwabo ari kure, akubwira ati ngwino mu cyumbi wanjye. Uzi ko hari yabwira ati baba we ibi ni by'Imana yari yarambwiye, uti nuko gutabarwa Imana yari yambwiye ngo ndatabawe, si byose. Ibaza umugore wa generale uri umuboyi uturuka iyo hirya iyo ntavuze, ukumva madamu generale ati ngwino. Urumva icyo kintu? Amen, haleluya, haleluya. Ni ikintu gikomeye, ariko kubera kugambirira, yabivuzeho cyane, kugambirira. Nubwo bimeze gute, sinshobora guhemukira Imana yanjye, agakomeza agatitiriza, sinshobora guhemukira Imana yanjye. Amen. Amaherezo ahura n'umugambi w'Imana, amaherezo ahura no kugirirwa neza n'Imana. Yirengagiza ibyiza by'ako kanya, yirengagiza neza y'ako kanya, avuga ati ntabwo nshobora, sinshobora. Nubwo wampa promosiyo, nubwo wangirira ibyiza, hano hanze hari ibishuko ubibona ukabona n'ubigwamo, urabona neza, urabona ikintu cyiza. Amen. Ariko ibyo byose gupfuka amaso. Akomoje ku kantu ndabyibuka kera, Manuel twarawanye kera tukiri batoya, tukiri abasore. Hari porogaramu yabagaho yitwaga ihungirare rya gisore. Twajyaga kurahira tukajya tutoza guhunga irari rya gisore. Hari ahantu bisaba guhunga koko. Mu Kinyarwanda bajya bavuga expressive ngo nikimveho nikingeho ibacu bagiye kure, ntumere gutya no, ariko se sheri ngo sheri ngo yanga ibyo ni icyaha tugiye gukora. Murakoze. Nitwa Pastor Jules Wimpaye, nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero Christian Family International. Uyu munsi rero twari twateguye igiterano cy'urubyiruko, mu gihe urubyiruko rwitegura gusubira ku mashuri. Twatekereje ko habaho igiterane kigizwe no guhimbaza Imana, kigizwe no kuramya Imana no gushima Imana ko yarinze urubyiruko. Intego yagezweho kubera ko habonetse abantu bitabiriye ku rugero rwiza, kandi abanyeshuri bishimye, habayeho gushima Imana, habaye umwanya wo kuramya Imana, kandi twari dufite abakozi b'Imana buje ubwenge bw'Imana ku buryo baganirije urubyiruko amagambo y'ubwenge. Usibye n'urubyiruko rwari ruhari, n'ababyeyi bari baherekeje urubyiruko babashije kugira message runaka bakuramo bagize impamba bagendana. Bashaka kwiyahura